umugambi w'Imana ku rushako uteye ute? Cyangwa Imana ijya gushyiraho urushako yagennye ko bigenda gute? Tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 uhereye ku murongo wa 18. Umugambi w'Imana ku rushako nuko bwa mbere umugabo n'umugore bagomba kuba ari abantu babiri basabana kandi bafashanya. Ntabwo ari ugusabana gusa, ahubwo no gufashanya. Nicyo Bibiliya ivuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Hanyuma umugambi w'Imana ku rushako nuko umugabo n'umugore baba abantu bahuza kandi buzuzanya. Nicyo Bibiliya bivuze yivuga ngo isinziriza uwo mugabo imukuramo urubavu ihasubiza inyama, hanyuma rwa rubavu irukoramo umugore imuzanira uwo mugabo. Maze uwo mugabo abirebye aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo tubonamo aho ngaho nuko aba ni abantu baremye mu mubiri umwe kugira ngo babashe guhuza. Ni abantu umwe ashobora kuvuga undi akumva, ni abantu bashobora guhuza. Ariko ntabwo ari uguhuza gusa, ahubwo ni n'abantu baremye ngo buzuzanye, kubera ko urubavu Imana yakuyemo ntabwo ari rwo yasubijemo, ngo yahasubije inyama. Bivuze ngo hari ikintu umugore wawe afite wowe udafite, hari inama afite utakwigira, hari uburyo areba ibintu wowe utabibonamo, kubera ko nyine muri abantu babiri bagize gute, batandukanye. Hanyuma umugambi w'Imana ku rushako nanone nuko umugabo n'umugore baba abantu biyeguriranye kandi batagira icyo bahishanya. Nicyo Bibiliya bivuze yivuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Kuko bivuze ngo uyu muntu yasize umuryango we yiyegurira umugore we, umugabo nawe asiga umuryango we, umugabo asiga umuryango we akiyegurira umugore we, n'umugore nawe agasiga umuryango we akiyegurira umugabo we. Bakaba abantu babiri biyeguriranye. Ariko ntabwo ari ukwiyegurirana gusa, ahubwo muri kwa kwiyegurirana ntacyo bahishanye. Aba ari abantu Bibiliya iravuga ngo kandi uwo mugabo n'umugore we bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ni ukuvuga ngo ni abantu utagira icyo uhisha, ntacyo ukinga mugenzi wawe. Uwo ni wo mugambi w'Imana ku rushako.